Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Mugire amahoro ava ku Mana Data wa twese, mwebwe mwese mukurikije ijambo ry'Imana muri kano kanya, muri kumwe na mwene So Rukundo Vincent. Turimo kuganira ku mutwe w'amagambo wiswe amaraso ya Yesu. Dusomeye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo waho wa 13. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana idufashe cyane. Aya magambo dusomye mu isezerano rya kera ni igihe Uwiteka yatezaga abanyegiputa ibyago 10. Imana yohereje Mose umugaragu wayo muri Egiputa kugira ngo akureyo ubwoko bwayo bwa Isirayeli bave mu buretwa bw'abanyegiputa abajyane mu gihugu Imana yabateguriye. Byaje kugorana rero, Farawo umwami wa Egiputa yanga kubarekura kugeza ubwo Imana yateje abanyegiputa ibyago bigera ku 10. Ku cyago cya 10 rero, ari nacyo cya nyuma, cyabaye icyago cyo kwicwa kw'imfura zose zo mu gihugu cya Egiputa. Imana yabwiye Mose ngo abwire Abisirayeli ko muri buri nzu bagomba gufata umwana w'intama utararenza umwaka kandi utagira inenge. Babwirwa uko bazawugenza n'umunsi bazabikorera, ariko icyo twibandaho cyane nuko babwiwe ngo nkuko tubibona mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 7, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Uwo bariye bavugaga n'umwana w'intama. Amaraso y'umwana w'intama utagira inenge basabwe kuyasiga ku miryango y'inzu zabo, ababera ikimenyetso gituma nta wicwa cyangwa se urimburwa mu nzu zabo. Imana idufashe cyane. Twasomye dutangira ku murongo wa 13 w'icyo gice cya 12, haranditse ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ibi rero byabaye mu isezerano rya kera, byashushanyaga uburyo umwana w'Imana Yesu Kristo utagira inenge, nk'uko urya mwana w'intama babwiwe nawe yagombaga kuba adafite inenge, Yesu Kristo utarakoze icyaha azamena amaraso ye akaba ariyo atwezaho ibicumuro byacu, akanatubera ikimenyetso kiturinda kuzarimburanwa n'abatizera cyangwa se abatarizeye Yesu Kristo umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi waririmbye, ni indirimbo ya 85 mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'indirimbo zo gushimisha Imana. Yaravuze ngo ku gitero cyaho cya mbere, amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yoza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze
mu maraso wavuye. Mana ishimwe. Nagira ngo nkubwire wowe ukurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya ko abemeye kwakira umwami Yesu Kristo mu mitima yabo, bakihana ibyaha byabo, bakezwa n'amaraso ya Yesu, bafite ayo maraso ya Yesu nk'ikimenyetso kizatuma ku munsi w'urubanza batazarimburanwa n'abatarizeye Kristo, ahubwo bo bazaragwa ubwami bw'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nk'uko abasize ku nkomanizo z'imiryango yabo, ku miryango y'inzu zabo, bagasigaho amaraso y'uriya mwana w'intama nk'uko bari babibwiwe, bakabyubahiriza nk'uko babibwiwe, umurimbuzi mu gihe cyo kurimbura abana b'imfura mu Egiputa, ntabwo abasize ayo maraso ku miryango abana babo b'imfura barimbutse. Uko ni nako abizeye Kristo bakezwa n'amaraso ye igihe cy'urubanza, igihe cy'iherezo ry'iyi si, ntabwo bo bazarimburanwa n'abatarizeye, ahubwo tuzaragwa ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gusoza dusome bimwe mu byahishuriwe Yohana aho yeretswe abantu b'Imana bageze mu ijuru. Dusome ibyahishuwe igice cya 7, turahera ku murongo wa 9 tugende tugeze ku wa 17. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Imana ishimwe cyane. Ikiranga bariya abantu Yohana yeretswe ku murongo wa 14, nuko bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Iyo twihannye ibyaha byacu, turezwa mu buryo bw'umwuka, kandi twejeshwa amaraso ya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ibishura byacu, imyambaro yacu yo mu buryo bw'umwuka ikaba yeze rwose. Umuririmbyi w'indirimbo ya 68 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'Ikinyarwanda, we yaravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera? Habaye hari ibidatunganye, emerera Yesu yinjire kandi ature muri wowe, umusabe imbabazi maze akwejesha amaraso ye. Imana iduhane umugisha. Amen.
Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha.